nigeze mbwira abantu ngo hari ikintu cyatumye abantu basohoka mu rusengero, ni ukubera ibyo bumviyemo n'iminwa y'abantu. Ariko uyu munsi Imana irakuramo umutanga. Mana ako gafu, yewe ako gafu, yewe karajyamo ako gafu. Umwe muri barasohoka, n'umwe hehe muri bo. Ndebera mugenzi wawe ngo nta wundi ukugize utyo, n'umwe muri bo. Ubuzima ubayemo ntabwo ari ubwawe, ahubwo ni umwe muri bo. Umwe muri bo ngo arasohoka. Ubwo meruka narababwiye ngo humura kuko abagusigiye kazakora akantu. Bari bagiwe rega iyo bakwica mbere, ubu se ko batakubasha. Oya! Noneho ngo umwe muri barasohoka, ngo arangije gusohoka aravuga ngo sinatubatabarwa kandi twarakirijwe rimwe. Ikimenyimenyi byo mwitegereje mbona murusha agakiza bagapimira. Narababwiye oya bagapimira he, ngo aragenda hasanga umutanga, ngo arangije abona mu ntoki ntibiri bugemo. Yagerageje uburozi bwo kwa nyirasenge abona buranze, aravuga ngo nibwanga ndafata nubwo kwa data wacu, nibinanga ndabaza aho umupfumu ukomeye ari. Arangije abona mu ntoki umutanga ntukwirwamo, ngo arangije atega umwenda. Nubwo baririmba hari uwagiye ku kandi gasozi, nubwo duteranye hari uri kuzaya kumutanga, ariko bibibagiza ko hari iyerekwa ry'umuntu w'Imana. Haleluya. Amaze kuzuzamo umutanga, bene abo kandi kizabakubwira shanda gukunda nukuri ndi mu bantu bagusengera. Ese we bigeze hehe? Ubigihe wahereye Imana sinigeze numva ikubwira ko Imana ijya kukugirira neza. Ijambo hepfo ryambwiye ngo bakimara kwarura ngo bumva imbaga zirarura ngo baraboroga. Uyu munsi utake, oya utake, nutakira bimenya. Oya uyu munsi ugira gute utake. Oya nubwo bakuroze bagusigiye imbaraga z'akaguru, bariza mugenzi wawe ngo hari icyo bagusigiye kirahari. Pine kutayera. Oya nubwo umugabo yagutaye hari imbaraga y'umunezero. Komera ko aho ngaho. Ujye ubika imbaraga zawe, ntukaririre imbere y'uko urwanya, ahubwo ujye usekera imbere ye, ugenda ubabarire ku ruhande. Imana yari kumbwira ngo muze nkubwire ngo abantu bawe Imana bakuriyemo umutanga. Muragera mu kwezi kwa 12 ndetse kutaragera mu kwezi kwa 10 muraba muri kubona ikimenyetso cy'Imana. Imana igiye kuguha ikimenyetso. Reka Imana tuyongera amashyi menshi cyane. Imana n'umukozi w'umuhanga. Amina ni haleluya. 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 Abanje twara staravuze ngo zana gahinda tugature Yesu. Nta wundi twagatura. Tureba abantu banyibukaga. Tureba abantu banze bazi. Numva bose ntibari bahari. Ntago bamenya gahunda y'ubukunguzi. Kwazana Karora ryamaha. Hari ibintu umuntu ajya haga, yarangiza kubihaga agasenga amasengesho bita ubukunguzi. Amen. Haleluya. Kwizera kugendana n'umuntu wabigiyemo neza akabyizera. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Kandirimba gace gatoya. Sindi bwihangane. Nje kuvuga ijambo. Yo ryambyutsemo. Mwabyinnye? Mwaririmbye? Ngenzanye ijambo. Amen. Ashobora kuba haburagamo tungurusumu. Magizari zirimo ariko tungurusumu ikabura. Kandi iyo yiyongeye mu biryo birushaho kuryoha. Topi era enima. Manda ya sire do pesa get. Shiramo twigendere. Igufashe. Ariko umuntu uwizeye Imana, uwiringiye Imana, wagezweho ntacyo azaba. Ariko umuntu uwizeye Imana, uwiringiye Imana,
agezweho ntacyo asaba. Tubonye benshi abizera Imana, abiringiye Imana, bibagwa neza, baratsinda ntibatsindwa. Tubonye benshi abizeye Imana, abiringiye Imana, bibagwa neza, baratsinda ntibatsindwa. Haleluya! Nta muntu wigeze wizera Imana ngo atsindwe. Umunyenga wo gutsinda, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Numva ndi mu mwuka wo kwitonda. Hari igihe waba umaze ubabaye, amarira n'amaganya bitemba ku mutima wawe. Nshuti komera tuzaba, irayihanganire muka. Hari igihe waba umaze ubabaye, amarira n'amaganya bitemba ku mutima wawe. Wizera Imana uyihamagare, irakumva ntihemuka. Tubonye benshi abizera Imana, abiringiye Imana, bibagwa neza, baratsinda ntibatsindwa. Tubonye benshi abizera Imana, abiringiye Imana, bibagwa neza, baratsinda ntibatsindwa. Imana ishimwe. Hari igihe ushobora kuba ubabaye, inshuti zikakuvaho n'abantu bakakuvaho, ariko akomera we, igihe kijya kigera bakongera bagaterana. Hari igihe waba umaze ubabaye, inshuti zikakuvaho, abantu bakakuvaho, ukibagira n'uhari. Nshuti komera ntacyo usaba. Hari igihe nikigera, inshuti zizigarura, abantu bazigarura, bazaterana bifuza inamba yawe. Nawe uzibuka cya gihe ushima Imana. Hari igihe waba umaze ubabaye, inshuti zikakuvaho, abantu bakakuvaho, ukibagira n'uhari. Nshuti komera ntacyo usaba. Hari igihe nikigera, inshuti zizigarura, abantu bazigarura, bazaterana bifuza inamba yawe. Nawe uzibuka cya gihe ushima Imana. 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 Ndashaka kubwira ngo cya gihe uzibuka Imana. Haleluya! Bajya baterana bakagusaba nimero yawe. Haleluya! Uzibuke cya gihe ushima Imana. 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 Haleluya! Emera Imana amashyi. Igihe cya nyuma kiratubwiye ngo igihe nikigera, inshuti zizagaruka. Igihe kijya kigera, nshuti yanjye, abagutaye bakongera bakibuka. Igihe kijya kigera, mwene data araririmbye ngo ifi zirabonetse, ariko nagira ngo nkubwire ngo mbere y'uko ifi ziboneka, hari ikibanza gukorwa, nuko haba harabayeho kubura kw'amafi. Haleluya! Haboneka ikintu cyabanje kubura. Topi era enima. Haboneka ikintu cyatinze kubura. Iyo ikintu cyabanje kubura, habaho gahunda yo kugishaka. Kandi iyo habayeho gahunda yo kugishaka, habaho ibintu bibiri. Bwira mugenzi wawe ngo habaho ibintu bibiri. Habaho ikintu bita kukibona cyangwa kukibura. Ni ibintu bibiri.
kiri bubure. Haleluya, oya ntabwo kiri bubure. Imana ishimwe kandi Imana cyubahiro. Imana ishimwe. Haleluya. Ifi ziboneka kuko zari zabanje kubura ngo barashugunyaga bikanga. Siho nje kuvuga, ahubwo nje kukubwira ikintu kiri gutuma udahura n'ifi yawe. Nabwiye abantu ngo guhanura ni kimwe, kujya mu kidendezi ni ikindi. Topera yanima nagira ngo nkubwire ngo nahanura, ariko ku kidendezi ni ikindi. Yesu nashimwe. Uyu munsi ikidendezi turakibiramo. Ibyo Yesu yavuze mbihaye agaciro, ibyo Yesu yakoze mbihaye agaciro. Amina, murekeraho. Mbihaye agaciro, ibyo Yesu yavuze mbihaye agaciro. Nanjye ndagira haleluya, 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 haleluya. Ndarangiye nanjye. Imana ishimwe. Tugiye kujya mu kidendezi. Erega Imana yaravuze, ariko hari abateze amatwi bamenya icyo yavuze, ariko natwe hari ikigiye gukorwa. Haleluya. Nyemerera ngo utume ku muntu mwicaranye umubwirire ngo erega niyo yavuze, ahubwo hari abumvisha icyo yakuvuzeho. Haleluya. Hari abumvisha icyo yakuvuzeho. Nyanigirira cano nubwo ntayikoresha cyane, iyo bimfashe nibwo nyikoresha. Yumva gusenga TV official. Nigeze mbwira abantu ngo hari ikintu cyatumye abantu basohoka mu rusengero, no kubera ibyo bumviyemo n'iminwa y'abantu. Ariko uyu munsi Imana irakuramo umutanga. Numva shaka kuvugana n'umuntu wateranye ngo Imana ije gukura umutanga mu byawe. Haleluya. Nagwa ayo mafi wayabona, garasa umutanga ukirimo. Never. Open imanda ya Sasomaera. Nagwa amafi wayabona umutanga ukirimo. Haleluya. Nje kukubwira ngo uyu munsi ikintu cyanzanye, nje gukura umutanga mu byawe, hanyuma amafi nawe uyatahane. Yesu nashimwe. Haleluya. Dusome ijambo ry'Imana. Topere manda ya siregrere. Dusome ijambo ry'Imana. Hari abantu batazi umutanga, abatawuzi bazamure turebe. Si ikintu, mbwira mugenzi wawe ngo si ikintu, nicyo kiryamye mu byawe, ariko uyu munsi uravamo. Uko waba umeze kose uyu munsi uravamo, uyu munsi uravamo. Uko waba umeze kose ntabwo twitaye aho wafatiye, n'igihe umaze uhafashe, uyu munsi uravamo. Oya turavamo. Soma ijambo ry'Imana riri mu Bami ba kabiri. Menisire bone fo era. Abami ba kabiri ibice byaho 4, umurongo waho wa 39. Nta muntu uzi gusoma ikinyarwanda neza, yo ni mu mukomera amashyi, mu mukomera amashyi. Ariko nyamwira abantu ngo nutayakomera mwene so, hari aho uzagera nawe uyakeneye ntibayaguhe. Uzihangane icyo umuntu abiba nicyo asarura. Nugera aho uyakeneye ntibayaguhe, uzibuke cyagiye nawe utayatanze. Haleluya. Yego. Abami ba kabiri ibice 4 39. Dusome mu izina rya Yesu. Amen. Elisa akiza imboga uburozi. 39. Yego. Umwe muri abo arasohoka ajya ku gasozi gusoroma, ajya gusoroma ahasanga umutanga. Uretse wumve, Tetero aratubwiye ngo Elisa akiza imboga uburozi. Suko batari barose, bari barose witonde. Suko
yitwa Elisa manda ya siregrere. Elisa uyu munsi aramenyekana. Haleluya. Ngo umwe muri bo, fatira mugenzi wawe ikiganza umubwire ngo ni umwe muri bo. Hanyuma ijambo riratubwiye ngo umwe muri bo arasohoka ajya ku gasozi gusoroma ahasanga umutanga, awusoromaho intanga, areka umwenda we awuzuzamo, araza azikekera muri ya nkono batetsemo imboga kuko batari babizi. Ngira mugenzi wawe ngo ijambo riravuze ngo ntabwo bari babizi. None se urabizi ko bawushyizemo ubona bidahinduka ariko uryamyemo? Aha, twakomeje. Haleluya, amen. Muri ya nkono batetsemo, haleluya, imboga kuko batari babizi. 40 aratubwiye ngo bahishije bararurira abagabo. Haleluya, abagabo, haleluya. Bahishije barurira abagabo ngo barye. Bakirya izo mboga baraboroga bati, yewe muntu w'Imana, mu nkono harimo uburozi. Ntibarusha bayiryaho. 41 aratubwiye ngo aravuga ati nimunzanire ifu. Haleluya, amen. Aragenda ajugunya mu nkono, aravuga ati nimwarurire abantu birire. Nuko basanga nta kibi kikiri mu nkono. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mana ako gafu, yewe ako gafu, yewe karajyamo. Ako gafu karajyamo. Haleluya, haleluya. Uyu mugoroba tugiye kugashyiramo. Papere manda ya sirede. Oya nagafu. Mu kibazo cyawe ntabwo biri busabe ngo twikebagure. Nakantu gusa. Kandi nyamara Elisa turamufite. Turamubwira akadushyiriremo. Nakantu ari bushyiremo gusa. Haleluya. Kamanza mvugira ijambo. Nkunda ijambo we, nkunda ijambo. Haleluya. Ijambo riratubwiye mu mpigitenya. Umwe muri bo arasohoka. N'umwe hehe muri bo. Ndebera mugenzi wawe ngo nta wundi ukugize utyo n'umwe muri bo. Ubuzima ubayemo ntabwo ari ubwawe, ahubwo ni umwe muri bo. Pene kutahera. Nudafashirizwa muri iri jambo byihorere. Umwe muri bo ngo arasohoka, aravuga ati ariko nigeze numva Mukamusoni bamubwira ko agiye kubyara. Neza amatwi numva bamubwiye ko ubukwe buhari. Nitegereje numva baramubwiye ngo urugo rurakomeye. Yasira benefo. Nitegereje numva hari icyo Imana yavuganye muri bo. None ko nakora iki? Ko numvise ko Imana imurengeye. Arasohoka kandi inkono yari igiye gushya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibiri kuguhiga bizi ko inkono igiye gushya. Umwe muri bo ngo arasohoka. Ubwo meruka narababwiye ngo humura kuko abagusigiye kazakora akantu. Bari bagiwe rege iyo bakwica mbere. Ubu se ko batakubasha. Oya! Pene wande Somaera. Noneho munza kumfasha. Najya mu kirere cy'ubuhanuzi cyane duhanure ma. Zagaruka bamwe umwanya tugicunde. Tugende dutya kwivuza. Ariko noneho mureke mvuga ijambo. Noneho ngo umwe muri barasohoka. Ngo arangije gusohoka aravuga ngo sinatubatabarwa. Kandi twarakirijwe rimwe. Ikimenyimenyi byo mwitegereje mbona murushaga kiza bagapimira. Narababwiye. Oya bagapimira he. Ijya n'imitima ni nayibazi abazagera mu ijuru. Ubundi bagapimira he. Ngo arangije ngo arasohoka. Jambo riratubwiye ngo arasohoka ajya ku gasozi. Ngo aragenda hasanga umutanga. Ngo arangije abona mu ntoki ntibiri bugemo. Yagerageje uburozi bwo kwa nyirasenge abona buranze. Aravuga ngo nibwanga ndafata nubwo kwa data wacu. Nibinanga ndabaza
ubwo umutanga ntawo bashyizemo. Arangije atega umwenda ngo arangije ngo arawureka asoromeramo umutanga. Abandi nabo bari kuririmba ngo bw'umwami Imana yemwe azaza, barimo barabyina ariko hari uwasoromamo umutanga. Nubwo baririmba hari uwagiye ku kandi gasozi, nubwo duteranye hari uri kuzaya ku mutanga, ariko bibagiza ko hari iyerekwa ry'umuntu w'Imana. Haleluya. Arasohoka turi kudopani sansoma erayinima yasire gire foko mfashwe. Ndaje nkubwira ikintu Imana ivuze. Topiri manda yasire arasoroma, areka umwenda, arasoroma ashyiramo. Atumbonera ukuntu kabyina, maguru nzayahina. Arasoroma, ntazambyarana. Arasoroma, ntazatera imbere. Arasoroma, ariko nubwo yasoromaga hari uwundi wari wicaye imbere yaba Uwiteka Imana ya Aburahamu. Uyu munsi twateranye wa Rurasa, turaguhamagaye nyakubahwa Imana. Haleluya, haleluya. Inyuma y'umuntu hari uwundi, ariko inyuma y'Imana y'Imana nta kindi kintu gihari. Amaze kuzuzamo umutanga bene abo, kandi kizabakubwira cyanda gukunda nukuri ndi mu bantu bagusengera. Ese we bigeze hehe? Ubigihe wahereye Imana sinigeze numva ikubwira ko Imana igiye kukugirira neza. Se ntabwo irabikora, kandi umutanga uri mu mwenda. Pikwasa paya sira umutanga yaba ufite, kandi amakuru ayamenya mbere, ariko turashimira yasitanga iyerekwa. Haleluya. Warangije araceremba, bene abantu umenya naho banyuze, ngo araceremba aragenda ashyira muri ya nkono. Ngo arangije nawe aragaruka yicara nk'abandi, ati Imana izatugirira neza, nawe ati izadutabara. Ariko akibuka ko mu nkono harimo akantu, badutega imitego impande zose. Daniyeli we, Imana irakurinze, bagutega imitego impande zose. Daniyeli we, Imana irakurinze. Haleluya, haleluya. Shiramo umutanga, ariko icyo Imana yavuganye nawe kiruta umutanga. Yego. Arangije donyamo. Hanyuma rero nawe yifata neza mu bandi, kandi nawe ategereje ibihembo, ategereje kurya. Amen. Ariko yari azi icyo yakoze. Nasomye ijambo rirambwira ngo Imana yari isinziriye izi ikiri bukore mu nyanja. Haleluya. Arangije amaze kuwushyiramo, ngo aravuga ngo nibarure barye, bahera ku bagabo. Mbwira mugenzi wawe ngo hari izindi mbaraga bashakaga kunaniza, ngo bahera ku bagabo, ngo bacyarura, ngo batangire barye. Bamara kurya ngo bumva imboga zirarura. Nta kibazo byarakururiye, ariko ntibyaguhitanye. Ariko ijambo hepfo ryambwiye ngo bakimara kwarura, ngo bumva imboga zirarura, ngo baraboroga. Uyu munsi utake, oya utake, nutakira bimenya. Oya uyu munsi ugira gute? Utake. Hari ikintu gisobanura gutaka. Tuvuze mu gutaka turebye Barutolomayo, yari yicaye ariko avuga ngo byararangiye, bamusigira imbaraga z'akanwa. Mbariza mugenzi wawe ngo nta zindi mbaraga bagusigiye. Oya nubwo bakuroze, bagusigiye imbaraga z'akaguru. Mbariza mugenzi wawe ngo hari icyo bagusigiye. Kirahari. Pine kutayera. Oya nubwo umugabo yagutaye, hari imbaraga y'umunezero. Komera ko aho ngaho. Oya uyu munsi ukoresha imbaraga usigaranye, iyo agiye ntuyiteho. Barutolomayo aravuga ngo ndicara kuri uyu muhanda, maze ndebe umuntu uzawunkuraho. Icya mbere ndiyizeye, amaso ntabona, ariko mfite imbaraga z'umunwa.
amen. Yesu atambutse akoma induru aravuga ngo Yesu we mwene Dawidi. Yesu aravuga ngo numvishe umuntu utaka bitandukanye, uyu munsi nawe Yesu akuremo umutanga bitewe n'uko utatse. Haleluya. Ngo arangije ngo aravuza ugize induru, abagabo baravuga ngo turapfuye, mu nkono harimo uburozi. Haleluya. Ngo ari Elisa, haleluya, ari Elisa umuntu w'Imana arababwira ngo nimuze. Ese wagira ngo Elisa we nta bibazo agira? Elisa arabifite ariko afite kwizera gutandukanye. Arangije arababwira ngo nimwigire hino. Ariko tugiye mu bwenge bw'isi watekereza ko agafu kakora icyo cyakoze, ariko uyu munsi tugiye kuminjiramo agafu. N'umunyarwanda yaravuze ngo ariko uyu munsi wiminjiremo iki? Agafu. Mbwira mugenzi wanjye agafite gafite impano. Ngo arangije arababwira ngo mwigire hino, ngo afata za mboga, ngo arangije ashyiramo agafu. Ngo akimara gushyiramo agafu, ngo ababwira mu kirere cyitwa kwizera, ngo arababwira ngo nimurye. Haleluya. Arababwira ngo nimugire gute? Nimurye. Ngo barangije ngo bahita bavuga ngo ubwo ari umuntu w'Imana ubivuze, oya turabyataka. Haleluya. Ngo barangije barataka. Nyiri ugushyiramo umutanga ntarebye ukuntu bataka, erega tubisohokeraho aho kugira ngo bitwice tukabyibuha. Haleluya. Aho kugira ngo bitwice tukagira gute? Tukabyibuha. Bakavuga ngo ntuzabaho, Imana igahita ivuga ngo baho. Haleluya. Arangije barya reba. Ndibaza buriya umushiha wahitaga umwica. Ariko nk'ubu nakoreye iki? Uzi kugira ngo umuntu avuge ngo ndamubabaje ubuzima bwe bwose, mu gitondo yasanga mu gitondo ukabyuka ugenda uririmba ubwo mwami Yesu ankunda ndamahoro, no mu byago nzaririmba ndamahoro. Ujye ubika imbaraga zawe, ntukaririre imbere y'uko urwanya, ahubwo ujye usekera imbere ye, ugenda ubabarire ku ruhande. Barangije imboga barazataka. Haleluya. Yesaya niho yavuze ijambo rikomeye avuga ngo tuzarya iby'abanyamahanga batunze, ngo mu cyimbo cyo gukorwa n'isoni zakugenera karindwi. Hanyuma barangije babirya reba, ngo bategereza ko ari bupfe. Arangije arabibura. Umuntu w'Imana ashyiramo iki? Agafu. Uyu munsi udushyiriremo agafu. Tutitaye igihe umuntu amaze arimo araboroga izo mboga zamuyiciye, tutitaye igihe abimaranye, tutitaye igihe umaze ku musozi, uyu munsi Imana ishyiremo iki? Imana ishyiremo agafu. Yesu ashimwe. Hanyuma ijambo riratubwiye ngo kandi umutanga awushyizemo ngo ntibari babizi. Erega muricarana ukagira ngo ni mwene so, mwagendana uti jyewe sha utuzi ko Imana yangiriye neza, Imana yampaye inzu. Yo Imana. Hanyuma nkubase ubu ngize gutya, ariko ubwo ndasetse ndarize mbigenje. Wowe akagira karishimye akigira ati ariko impira ijambo Imana yari kumbwira ngo nze nkubwire ngo abantu bawe Imana bakuriyemo umutanga, kandi umutanga bariye n'imitanga itandukanye. Umuntu akabwira undi ngo se wowe nkaburiya ugiye he? Imana yaramwangwije kubakuramo imitanga y'amagambo y'urucanege. Imana ije kubakuramo umutanga, kandi Imana irambwira ngo mbere yuko babajya kukurwamo, Imana igiye gukora karasisi, agakiza kagiye kwiyongera mu bantu uyoboye, kuko Imana ihinduye izina. Niba atazongera guhindura, niba atazongera kwitwa Garase, nimba zongera kwitwa nde simbizi, mbonye Imana ihinduye izina. Tapira kote foera. Imana ishimwe. Gusa bizaba ari ibibazo, bizaba ari imidwinga, ariko Yesu nasomye ijambo riravuga ngo nzohereza amavubi ngo akutupire fata kote sansoma, akugenda imbere ngo nirukane abahivi n'abaheti. Yawe! Wanirukana abahivi ngo ndetse n'abaheti. Imana izohereza amavubi. Umunsi hinduye izina Imana izohereza amavubi. Hanyuma rero kandi nubwo izaba yohereje amavubi, hari n'inzuki zizaba zivuye mu mutiba, ariko ubwo ari inzuki n'amavubi hakazi.
hakazi iki? Hakazi ivubisha. Ivubi ni ikintu kitoroshye, ukina n'ikintu Bibiliya yavuze. Imana yambwiye ngo igiye guhindura izina. Imana ivugana nanjye ngo nkubwire ngo ikoze ibidasanzwe kandi abantu bagiye gutangara. Hanyuma aba bantu bicaye hano ndagira ngo mbabwire ngo ntabwo muri guhamba imbwa, n'uyihamba basigaye bamuhemba. Ntabwo muri guhamba imbwa, Imana igiye gukora ibitangaza. Muragera mu kwezi kwa 12 ndetse kutaragera mu kwezi kwa 10 muraba muri kubona ikimenyetso cy'ibyiza. Imana igiye kuguha ikimenyetso cy'ibyiza. Ikibazo uri umunyabwoba, jya kwiga imodoka wige kwitwara. Nuko uzajya ubona zikase imbere ukamera nkanjye uti karabaye. Ariko Imana igiye kugukorera icy'umunsi. Igihe cyo kuvana ikiragera, Imana izamanza kwemereza. Ntabwo urahava. Igiye kubanza kukwemereza. Yaraharira harwo yarahari. Vuga neza mabusha. Igiye kubanza kwemereza. Imana nimara kukwemereza, ariko imitanga barayiretse, ariko Elisa nawe arahari. Oya ba Elisa baruzuye, reba abantu buzuye hariya. Ubuse koko n'umwe muri bo Bibiliya niko yavuze. Imana namwe ngo nze nkubwire ngo umutanga nubwo bareka ngo kandi azaba ari umwe muri bo, ariko ba Elisa nabo bari kukanunga. Ba Elisa barahari biteguye gushyira amagafu. Kandi nagira ngo nkubwire ngo genda wiryamire usinzire, Imana igiye gushyira amagafu. Mana nkuvuge baturabyiruye ese murihe. Ariko ndayibwira ngo kuvumbwiye ngo ningende mbabwire ko hari ibintu Imana ikuye mu byabo. Reka ngende, niba biri mu mugambi wawe sanga bakicaye. Hanyuma fatira mugenzi wawe ikiganza umubwire ngo uzi ko Imana ikuye umutanga mu byawe. Muhagurukane disi we. Uretse gato, uretse icara nkubwire ukuntu umwuka avuze. Imana irambwiye ngo hinduranya na mugenzi wawe umubwire ngo aho bakiriragamo umutanga ndahimutse. Aho bawuterekeragamo Imana irahakwimuye, ntabwo bazongera kuhasanga ukundi kubera kurahimutse. Bazaza kushyiramo basanga wagiye. Imana irahakwimuye. Pene kota sansoma. Mbwira mugenzi wawe mugire gutya umubwire ngo ahantu bakiriragamo umutanga nahimutse. Baragukura hehe? Baragukura hehe? Ko wahimutse baragukura hehe? Baragukura hehe? Baragukura hehe? Imana irambwiye ngo igurinze aya maguru we. Imana irambwiye ngo irinze abantu. Dopene for diged. Aya maguru Imana irayarinze. Ivuganye nanjye ngo ntabwo uzacika amaguru, ahubwo Imana igiye kugutambagiza. Nabonaga Imana igutambagiza. Inyuma hari abantu bavuga ngo ipu. Imana ikavuga ngo wi. Icyo si cyo gikomeye. Imana irambwiye ngo nkubwire ngo ikomeze ubwoba, kandi Imana irambwiye ngo ubuzima wabayemo iki ni cyo gihe cyo kunezerwa. Rita kwata sayimeni. Imana irambwiye ngo uko bibabaza siko bishikura. Imana ivuganye nanjye. Kandi nekute kota fodage yakirira amafaranga ni kuwiteka avuze. Imana irambwiye ngo hari ikikoze. Adonai yavuganye nanjye ngo nkubwire ngo akira imodoka nziza yegutse y'umu depayi na sansoma. Imana irambwira ngo nkubwire ngo ikuzamuye iyi sikariye niko Imana izamuye ubuzima bwawe. Uwiteka Imana ivuganye nanjye akira impeta nziza. Sherabine fotaye sera manda ya siregrere nikuta iragedifo. Hano no kuza bakira ibyabo mbabwira. Narababwiye ngo niyo iyi kwambitse, kandi ijuru rivugana nanjye ngo nkubwire ngo inzozi warose nihagira umwana w'umuntu uzivangamo.
irongeye iragarutse. haleluya Nari mvuze ngo umuntu